Twazindukiye mu kagari mu mudugudu w'Ibare, akagari ka Gihuta, umurenge wa Rugarama, akarere ka Gatsibo. Twazindukiyeyo kubw'inkuru y'akababaro y'umwana uri mu kigero cy'imyaka umwe n'amezi 10 yenda kugira imyaka 2, akaba yaguye mu cyobo cya metero zigera kuri 5. Byagenze gute? Iyi uri kumva cyangwa se iyi ukurikiye uyu murongo ubagezaho amakuru agiye atandukanye ni Hafaha TV. Uyu mwumva Ntirenganya Jeremy. Byagenze gute? Nimero aho utarakora subscribe uyikore, ubundi tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro. Yego, uyu mwana nk'uko twabivuze haruguru ni umwana wari uzwi ku kazina ka Jordan. Ni umwana nk'uko muri uyu mudugudu batubwira, abaturanyi, abana bamuzi bavuga yuko yari umwana ushimishije, bakavuga yuko yari umwana ufite igikuriro, yari umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu ku munsi w'ejo yari arimo akinana n'abandi bana bisanzwe, abana bari mu kigero cye, ariko kandi hakabamo n'abavandimwe be. Murabyumva yuko ntabwo ababyeyi be bari bahari. Ababyeyi bari bamusigiye abavandimwe be. Nuko kubera yuko yari umwana wisanzura, ari umwana ukunda gukina na bagenzi be, ababyeyi be barimo bahugiye mu tundi turimo, umwana hafi aho ngaho bakiniraga hari icyobo cya metero 5. Icyo cyobo rero cyari gitwikiriyeho agaterepuregisi ariko nako gashaje. Ariko kandi umwana ngo aza kuba yava muri bagenzi be, agenda atambika acyegera abana, kubera yuko nabo bari barangaye bibereye mu mikino yabo, ntibamenya yuko yabavuyemo yagiye. Umwana rero ikintu cyabayeho, yaje kuba agwa mu cyobo. Amaze kugwa mu cyobo, bagenzi be ntabwo bahise babimenya, ariko kandi akigwa mu cyobo hari akandi kana gatoya bari begeranye kabonye agwamo, ariko ako kana ntikari kazi kuvuga. Ikintu kakoze, karagiye kegera bamwe mu bakuru kakazajya kabacira amasiri, ariko kandi ntibabyitaho. Nyuma ariko baza kureba umwana ntibamubona, baza kureba uyu mwana nyakwigendera Jordan ntibamubona, bihutira kumushakisha. Baza kugera rero kuri cya cyobo cya metero 5 yari yaguyemo. Barungurutse basanga umwana yaguyemo ari kureremba. Abana rero biruka bavuza induru, biruka batabaza. Niko guhita haza abantu. Icyobo, abantu bahageze baribaza, se turakora iki? Bikumva bikorera amaboko barayikorera. Abadamu batangira kuvuza induru, ariko kandi hafi aho ngaho hari umugabo ahita ashaka urwego. Mu gushaka urwego arushyizemo na biranga. Hahita rero haza umugabo adatindijemo, ahita yambara umugozi, aramanuka, umwana kumukuramo kubw'amahirwe makeya umwana basanga yapfuye. Ariko kandi mu kumukuramo
yari arimo arwana n'ubuzima yenda gupfa. Umwana rero bahise bamwihutana ku bitaro, ku bitaro bagezeyo umwana bahita bamwohereza ku bitaro bya Kiziguro. Umwana rero ageze ku bitaro bya Kiziguro, umwana yahise yitaba Imana. Mu kwitaba Imana, ababyeyi bumve yuko ababyeyi, abagabo, abatuye muri uyu murenge wa Rugarama, muri aka kagari ka Gihuta, muri aka karere ka Gatsibo, abantu babashije kumenya iyi nkuru, dore yuko iyi nkuru yamaze kuba ikimenya bose. Abantu bose bakomeje kugenda bababazwa n'uyu mwana, kandi mu by'ukuri uyu mwana abenshi baravuga ati uyu mwana yari kuzakorera igihugu, uyu mwana yari kuzaba umusirikare, abandi bakavuga ati uyu mwana mu by'ukuri ntabwo yari akwiriye gupfa muri ubu buryo bumeze gutya. Ariko kandi twagerageje kwegera mama we, mama Promesse, ariko kandi kugira icyo atangaza biranga, kandi nawe wabyumva, umubyeyi wabuze umwana, akabura umwana mu buryo nk'ubu ngubu bw'amanzaganya, mu buryo bw'impanuka nk'ubu ngubu buteye ubwoba, kugira ngo ubone icyo uvuga biragoye, kubera yuko mu by'ukuri ntibyoroshye. Ubuyobozi bw'umurenge rero wa Rugarama buravuga yuko nta kindi kiri gukorwa, ni iperereza kugira ngo barebe icyaba cyatumye uyu mwana agwamo. Ikindi kandi bugatanga ubutumwa yuko umuntu wese ucukura icyobo cy'amazi akwiriye kandi kucyubakira, byaba ngombwa kandi akagikora neza kugira ngo ntikibe cyateza impanuka. Uyu mwana rero twakoze iyi nkuru, turi gukora iyi nkuru, ariko kandi aracyari muri morgue mu gihe iperereza ry'icyaba cyateye uru rupfu rirangire, ubundi hakurikireho umuhango wo kumuherekeza. Uyu mwana rero nk'uko nabibabwiye haruguru yitwaga Jordan, yari afite umwaka umwe, yendaga kugira imyaka 2, yari afite umwaka n'amezi 10. Rero reka twihanganishe uyu muryango wabuze umuntu, reka twizere ko Jordan tuzahurira nawe mu gitondo cy'umuzuko. Imana ibakomeze kandi barinde. Bye.